kwinjira nyirizina mu gukumira ibyaha bikorerwa ku mbuga nkoranyambaga, ariko noneho tukaganira n'urwego rubikurikirana umunsi kundi rufite mu nshingano zarwo gukumira no kugenza ibyaha, urwego rw'igihugu rugenzacyaha RIB. Niyo mpamvu muri kiganiro twakiriye umuvugizi wa RIB ni bwana Dr. Murangira Twahaye ikaze. Murakoze cyane. Meze neza? Ni amahoro rwose. Yego, turavuga ku ikoreshwa ry'imbuga nkoranyambaga. Nka RIB, ishusho mufite y'ikoreshwa ry'imbuga nkoranyambaga hano mu Rwanda kuri ubu ni iyihe duhereyeho? Urakoze cyane Epa. Turagira ngo tubanze twibutse abatwumva ko imbuga nkoranyambaga ari nziza iyo zikoreshejwe neza, zihutisha isakazamakuru n'isakazabumenyi, zatumye ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo bwaguka, ndetse abantu bakihugura. Zirakoreshwa mu kwihangira imirimo, zirakoreshwa mu myidagaduro, kwamamaza ibikorwa bitandukanye, zirakoreshwa kandi no mu ivugabutumwa. Muri make ibyiza byazo ni byinshi, ariko nanone hariho abazikoresha nabi rero nabo barakurikiranwa, kuko amategeko abihana arahari, ahana abo ngabo bakoresha imbuga nkoranyambaga mu buryo butari bwo. Gukoresha imbuga nkoranyambaga ubwabyo ni byiza nk'uko nabivuze, zihutisha iterambere, ariko iyo zikoreshwe nabi ushobora gusanga hari ibyaha zikoreshwa, kubera ko zatumye ubuzima abantu babagamo muri iyi si ifatika busa nkaho bwimukiye mu isi idafatika, ariyo mu isi y'imbuga nkoranyambaga, aho bazikoresha mu buryo butandukanye. Tugiye kureba rero mu mibare abazikoresha cyane, wenda ishusho muri rusange abazikoresha neza nibo benshi. Rero iyo tugiye mu mibare, wenda twakwifashisha imibare y'imyaka 3, umwaka w'ibihumbi 2021 no 2022, aho kese zakiriye ibirego ari 418 mu mwaka wabanje wa 2022 na 2020 n'ibihumbi 2021. Noneho umwaka wari ukurikiyeho 2021-2022 biba 823, 2022-2023 biba 917. Ibyo ni ibyaha muri rusange bikorwa hifashishijwe imbuga nkoranyambaga, ariko noneho ku buryo bw'umwihariko ibikorwa hifashishijwe imbuga nkoranyambaga nabwo twafata ishusho y'imyaka 2. Harimo 2022-2023 cyangwa 2023-2024. Iyo ni imyaka 2 tugiye kugereranya, aho ibyaha muri iyo myaka 2 yari 140. Mu mwaka wa 2022-2023 yari 151, 2023-2024 biba 174. Bibumburiwe cyane. Ikiza ku isonga muri iyo myaka yombi ni icyaha cyo kwitira umwirondoro w'umuntu runaka. Ikindi cyaje gikurikiye ni ubwambuzi bushukana hifashishijwe imbuga nkoranyambaga. Hano turi kureba ibyaha byagiye bikorwa hifashishijwe imbuga nkoranyambaga. Ikiza ku mwanya wa 3 nanone rero ni icyo bita kubuza amahwemo hifashishije imbuga nkoranyambaga, bita cyber stalking, gutangaza ibihuha byaje ku mwanya wa 3 kuri iyo myaka 2. Noneho gukangisha gusebanya hakoreshejwe amafoto y'urukozasoni y'umuntu biza ku mwanya ukurikiraho, ari wo mwanya wa 5. Gutangaza amashusho y'urukozasoni umwanya wa 6, gukoresha ibikangisho mu mwanya wa 7, kwereka abana amashusho y'urukozasoni mu mwanya kizari cya 8. Noneho gukwirakwiza amashusho y'urukozasoni y'imikoreshereze y'ibitsina iza ku mwanya ukurikira. Ibi ni mu buryo bw'ibirego twakiriye bijyanye n'imikoreshereze y'imbuga nkoranyambaga hakorwa ibyaha. Urabona izi mbuga nkoranyambaga zaje ziza mu biganza by'abantu b'ingeri zose. Ingeri zose mvuga, hari abafite ikinyabupfura gikeya n'abafite icyantacyo, abagizi ba nabi,
ndetse n'aba bantu bakururwa no gushaka kubona amafaranga. Harimo component y'amafaranga, icyo bita views, abakureba, kugwiza abakureba, bijyana no kubona inyungu y'amafaranga. Abantu rero bamwe ugasanga bikuramo ikintu nakwita ubunyangamugayo cyane, ariko iyi component y'amafaranga, icyo kintu cy'amafaranga arimo ajyana n'abakureba, nibyo bintu bituma abantu bikuramo ubunyangamugayo, bava muri professionalism bajya mu bintu byo gukora ibyaha, amafuti, ibyaha birimo. Kuko aravuga ati nicara nkajya gutekereza ngakora documentaire biramfata umwanya munini, reka ngende ntangaza igihuha hariya, akagenda agakubita igihuha, agakura abantu umutima, ubwo za views bakaba barazibonye, ubwo ngubwo amafaranga yakaba arinjiye. Harimo rero ubunyangamugayo buke, inyungu y'amafaranga bamwe bakaba babibonamo amaramuko, bakirengagiza ubunyangamugayo. Ubumenyi buke nanone nabwo buragaragaramo, n'imiterere y'imbuga nkoranyambaga ubwayo. Imiterere y'imbuga nkoranyambaga nayo ubwayo kwitereye, umuntu ashobora kuba yicaye muri Amerika akajya asura imbuga nkoranyambaga z'abantu ba hano, agakora content ye hariya, nk'uko n'uwaba yicaye hano nawe ashobora kubikora kuri, ariko noneho yihishe inyuma y'amazina runaka yihimbiye. Urumva niyo miterere yayo. Kuba rero nayo ubwayo nubwo ari ukwibeshya, kwita akazina runaka bita turiya tuzina, akeka ko atamenyekana, nubwo bamenyekana, ariko kwihisha inyuma ya kariya kazina bimutiza umurindi yo kugira amafuta akora mu gihe ataratahurwa, mu gihe wenda inzego zitaramugeraho ngo simutahure. Rero n'imiterere yayo, kuba ashobora gukubita igihuha mu kanya gatoya, isi yose ikabira birebye. Kuko kubireba ari abantu benshi, igihe turavuga imiterere y'imbuga nkoranyambaga, ibyo nabyo bigatuma yumva ngo ari bugira abantu bamukurikira benshi, akaba influencer nk'uko babita, yarangiza ibyo nabyo bikamwinjiriza amafaranga. Ndetse musesenguye, hari imbuga nyinshi, wenda dushingiye nko kuri ibi bitiza umurindi ibi byaha byose, mbona hari iziza imbere kurusha izindi gukorerwaho ibyo byaha. Yego cyane, iri kuza ku isonga ni YouTube, igakurikirwa n'iza Instagram, kuko izo cyane nizo zirimo cya gice cyo abagwiza bakureba bingana n'amafaranga uzabona bitewe n'ibyo washyizeho n'inshuro babirebye. Icyo kintu rero YouTube channel na Instagram, nubwo na Facebook nayiza, turabona na za WhatsApp zigenda ziza, urabona na za Twitter bagenda bakreatinga ibyo bita ngo space, ibyo byose. Ariko YouTube channel niyo iza ari ya mbere, na Instagram, kubera ingano y'ibiganiro bishobora kujyaho n'uburebure bwacyo. Umuntu akajya hariya agatanga ikiganiro kirimo guca igikuba, kirimo gukwirakwiza ideology runaka ashaka, bya bindi byo bavuga ngo turuhura umutima, bimwe bavuga bakajyaho bakabeshya story runaka ngo ibyamubayeho. Ibyo byose ni ukugwiza abamureba. So bitewe rero n'imiterere yayo, n'ikiganiro kishobora kujyaho n'ingano yacyo, ibyo rero nabyo bitiza umurindi kuba YouTube na Instagram arizo ziza ku isonga. Hari biba bigomba gukorwa, icyo ikora ibijyanye n'inshingano zayo. Inshingano zayo tuvuga ziri mu nkingi eshatu: gukumira ibyaha, gutahura ibyaha, ndetse no kugenza ibyaha. Iyo rero tuje muri iyo component yo gukumira ibyaha, hazamo iki kintu cyo kwigisha. Nk'ubu ngubu abatwumva hari icyo batahana, abatwumva bahabwa uburyo bwo kubyirinda, bakigishwa ibikorwa ibi n'ibi bigize ibyaha, mu byirinde kuko ni ibikorwa bihanwa n'amategeko. Ubwo akazi ko gukumira dushingiye kwigisha na campaign, ndetse n'abantu kujya bakurikirana mu mategeko. Icyo ni ikindi nacyo, burya iyo bavuze guhana, gufungwa ugakurikirana mu mategeko, burya ni kimwe mu bintu nabyo bifasha mu gukumira. Kuko iyo babonye ko burya bya bikorwa byakozwe bihanwa n'amategeko, hariho abifata bakabireka. Ubwo rero mu kandi kazi dukora no gutahura. Ikiba kigambiriwe n'iki? Si ukubuza abantu gukoresha imbuga nkoranyambaga, oya, ahubwo ni ukuvuga ngo imbuga nkoranyambaga mwizikoresha ibyaha, mwizigira ibikoresho byo gukoreraho ibyaha, cyangwa se ibyaha
ntitubigire igikoresho cyo gukora ibyaha cyangwa se ngo dukorereho ibyaha, kuko hariho umuntu ugira atya ngo kuko afite abamukurikira benshi akavuga ati we ntuzi ko ndi social media influencer, nutampa amafaranga nzatangaza amafoto yawe nyashyire hanze kandi yose isi yose izakota. Ubwo turi kuvuga blackmailing muri bya byaha bikuriye. Hari ifoto ye yabonye yambaye uko yambaye kudasa neza, atifuza ko Rwanda rubimenye, akamubwira ati nutampa amafaranga ayo mafoto nzayashyira hasi. Cyangwa se ugahora ubona umuntu yirirwa gukora ibiganiro ku muntu runaka amubuza amahwemo iteka, ahora amukorera iteka amukoraho ibiganiro ubona bimubuza amahoro, ariho hagwamo cya cyaha cyo kuvuga ngo kubuza amahwemo hifashishijwe imbuga nkoranyambaga, ibyo bita cyber stalking. Ni ukuvuga ngo akazi karakorwa ndetse hari n'abo twigisha bakumva bakagororoka, kuko icyo nakubwiye hano harimo ubumenyi bukeya bw'amategeko. Niyo mpamvu ubona ishishikajwe cyane cyangwa ishyira imbere kwigisha ikoresheje imbuga nkoranyambaga, kwigisha ikoresheje amaradiyo ndetse na za campaign tuvuga ubwo ni ubukangurambaga, aho tugenda mu byaro twigisha n'abantu kuko bose barazikoresha. Ndetse hari n'ikindi tugomba gufatanya n'abandi bantu, aho kwigisha abantu iyi media literacy, social media, ukavuga ati ibyo ubonye ku mbuga nkoranyambaga byose ntuwizere ko ari ukuri, kuko harimo kubeshya kwinshi. Umuntu agira icyo agafata video bagakora ibyo bashaka, barangiza bakayeditinga. Kweditinga urabyumva, kuyikora amashusho kugira ngo agaragare uko ashaka, barangiza bakabishyira bakayipostinga hariya, ubibonye akabibona nkaho ari ukuri koko, kandi buriya babanje kubistaginga, babanje kubitegura, wowe wabibona ugashiduka. Ibyo rero turabibona abantu bamwe bagenda babikoresha mu bice bitandukanye. Turabona abantu bari gukoresha imbuga nkoranyambaga bakora ubwambuzi bushukana, escroquerie, baciye mu mutaka w'iyobokamana. Hariho n'abaca mu mutaka w'ivugabutumwa, abandi bagaca mu mutaka wo kwamamaza imbaraga zidasanzwe, ubuvuzi gakondo, imbaraga zidasanzwe. Babantu ujya ubona birirwa bavuga ngo bajye kuzimu. Tumaze iminsi twigisha cyane, bamwe barumviye abandi barinangiye. Mbere barafungwaga, ubukangurambaga ntabwo buhagaze, tubitwara byose icyarimwe. Ubukangurambaga no guhana, kuko hazamo ubukangurambaga, harimo bira byo kwigisha, hagakurikira no gutahura, kuko bira byaha barabikora ukageza kwihisha inyuma y'umutaka wa twatuzinana kugwe, tukabitahura ndetse tukabikurikirana, hakaba ariho abahana. Ubu ibyo mumaze gukurikirana, bari guhanwa, bari gukurikiranwa, bangana gute? Twumvise umubare munini w'ibirego mwakiriye. Hari n'uri kutwumva avuga ati nanjye ubu natanze ikirego, ese ibyanjye byaheze, ese barabikurikirana koko? Ubu imibare iragaragaza iki ku byo muri gukurikirana? Muri ya myaka 3 navuze, 2020-2021, abakurikiranwe bangana na 257. Umwaka wakurikiyeho 2021-2023 bangana na 529. 2022-2024 urumva ko ibyo biba bijyanye na case uko ingana. Wenda tubisomye 2021 abakurikiranwe ni 257 muri case 418. Ku mwaka wakurikiyeho 2022 abakurikiranwe ni 529 muri case 823. 22 mu mwaka 2022-2023 abakurikiranwe bangana na 711 muri case 914. Abantu baritwa ngo ni inshuti, bagasabana amafoto, umwe ngo yambaye ubusa undi nawe akayamuha nk'uko yamusabye koko. Nyuma yaho noneho ugasanga umuntu umwe atangiye gukangisha undi ngo nudakora ibi ngibi ngusabye aya mashusho ndayashyira hanze. Cyane ibyo basaba n'amafaranga. Nutampa amafaranga uyu mubare ukayamuha none, ejo akazongera akayamuha, ejo kongera akayamuha. Icyo tubabwira niba ukangishwa gusebanya
egera RIB, sitasiyo ya RIB ikwegereye kugira ngo bagufashe, kuko nta garanti ufite ko, kuko ibyo ni ibyaha bikurikiranwa n'amategeko, nta garanti ufite ko uyu munsi niba atabitangaje kuko wamuhaye amafaranga ejo atazabitangaza. Hari nabo birangira yaramuhaye amafaranga bikarangira abitangaje ukabona nibwo aje kurega, wakagombye kuza mbere. Ariko nanone ba nyirabayazana ahangaha icyo tuvuga, nyirabayazana ni wowe wemera kufatwa amafoto wambaye ubusa, wemera gutanga ifoto yawe ngo wayisabwe ngo n'uwo witwa ngo umukunzi. Hariho rero n'izindi ngeso mbi ziri hanze haza abantu ngo bitwa ngo barakundana bakajya gukora ibyo bikorwa by'ubusambanyi, umwe yahishe kamera ahantu agafoto. Urumva uwo afite criminal mind, uwo afite umugambi mubisha yateguye. Ibi ni ibintu by'umwanda tudashobora kwemera muri social media. Social media ibyiza byayo ni byinshi, ntidushaka abantu bayitobera, kuko niba leta y'u Rwanda ishyiramo ibikorwa remezo ikavuga ati tugiye gukora uko dushoboye dushyiramo amafaranga, internet yihute, nuko leta izi neza ibikorwa akamaro kari mu gukoresha social media, kandi ni nako kenshi aba bantu rero aho kugira ngo rero RIB izafunge abantu bakoresha social media nabi babiri bayikoresha nabi, aho kugira ngo RIB izafunge imbuga nkoranyambaga, izafunga abantu 3 bakoresha za mbuga nkoranyambaga nabi, abandi ibihumbi bisigaye tuzikoreshe twisanzuye, kuko inyungu irimo niyo nyinshi kurusha abayikoresha nabi. Kuvuga ngo bazikoresha neza niyo benshi. Kwigisha bizahoraho, ariko biragendana no gukurikiranwa mu mategeko, kuko twasanze ko burya no gukurikiranwa mu mategeko nabyo harimo kwigisha. Hari uburyo hariho bamwe bemera kuko bageze mu mategeko. So ntabwo tuvuze ko amazi atari yandi ntabwo twaba tubeshye, kuko hariho abashaka kubifata nkaho byoroshye, kandi ntabwo dushobora kwemera umuntu wese wakoresha izi mbuga nkoranyambaga nabi. Tuzi neza akamaro karimo. Harimo rero no gukwirakwiza amashusho y'urukozasoni. Turihanangiriza bose nabo, icyo ni cya gice cya 5 cy'abakwirakwiza amashusho y'urukozasoni. Abo nabo ntabwo turi buborohere, kuko ntabwo abantu bakeneye, ntabwo ari byo bakeneye ku mbuga nkoranyambaga. Niba nushaka ugenda ufate telefone yawe wifotore ibyo ushaka ariko ubibike muri telefone yawe, ariko nabyo umenye ko nabyo hari igihe bishobora kutaguhira. Telefone yawe ubwo yibwe bakayasanga murumva, wasanga wandagaye hanze. Gusa ni umuco mubi. None utangiye kubijyana ku mbuga nkoranyambaga, biba bitangiye kuba ibindi. Abantu bacika ibintu byo gusangizanya amafoto y'urukozasoni y'ubwambure bayakwirakwiza mu bantu, ndetse no kuri social media. Ntabwo abantu bagitinya, abantu ntibakigira isoni. Ikintu nababwira, ikintu udashobora gukora mu ruhame, niba udashobora kwambara ubusa mu isoko, utinyuka gute kubwambara ku mbuga nkoranyambaga nawe isi yose kureba? Abantu rero ibyo bintu ntabwo urwego rw'ubugenzacyaha ruzabyemera. Ibyo ni ibice nk'uko ari 5 bivuze tugomba kwibandaho. Abantu hari ibintu bimwe bakwiriye gusobanukirwa ibyaha uri bikurikirana, ibikorwa bigize ibyaha uri bikurikirana, n'ibikorwa bijya mu nkiko mbonezamubano. Ikintu cyo gusebanya, defamation, ntabwo ari icyaha kiregerwa muri RIB, ni icyaha mbonezamubano. Ntabwo iyo uje usebya umuntu ntabwo tucyakira. Ikindi cya kabiri, buriya hari ibirego RIB ikurikirana ibyibwirije cyangwa se iregera, ariko hari n'ibindi urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rutegetswe n'itegeko kuba rutabikurikirana uwabikorewe ataratanga ikirego. Gutukana mu ruhame, icyo ni icyaha gikurikiranwa ari uko uwatutswe atanze ikirego. Ntabwo RIB yibwiriza aho ngaho ngo gukurikirane ngo kuko ngo watutse kanaka. Oya, niko itegeko ryabivuze. Ikindi cyaha cyo kubuza amahwemo hifashishije imbuga nkoranyambaga. Iki cyo kubuza amahwemo hifashishije imbuga nkoranyambaga ni icyaha nacyo gikurikiranwa nk'uko itegeko ribiteganya. Itegeko rihana ibyaha bikorerwa ku mbuga nkoranyambaga rivuga ko iki cyaha gikurikiranwa ari uko nyiri gukorerwa icyaha yarezwe. Ndetse hari n'ibindi byaha
amategeko yagiye ashyiraho cyane cyane, ariko ibi nibyo navuga.